nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mukuru mwiza muryoherwe na Noheli ku bayemera. Ni kuri 25 rero ngira ngo murabizi ko aribwo Noheli iba, ubwo ni ku munsi w'ejo. Iki kiganiro cyo ndi kugikora ku uyu munsi ku itariki 24. Hanyuma ni ya makuru yacu rero ni za update zisanzwe tuba tugenda duhanahana, hanyuma tureba uko ibintu bimeze. Nagira ngo rero mbabwire, nagira ngo murebe ako kantu naberetse, nazengurutse n'iryo bara n'uwo murongo w'ibara ry'icyatsi kibisi. Murabona ko ako kantu ubwo ndi gukora iki kiganiro kamazeho amasaha 10. Kamazeho amasaha 10. Ubu wenda ubu tuvugana gashobora kuba kamaze wenda nk'amasaha nka 11 cyangwa 2 hagiyeho iyo update. Iyo update ni ya Dr. Nicholas. Murebe iri jambo Open Network, murebe mu ma update yose yatanzwe, murebe muri chat, mugende muri chat murebe update za Dr. Nicholas zose yatanze. Murebe niba hari ahantu yigeze atanga iri jambo Open Mainnet. Nusanga hari ahandi hantu yigeze kuritanga, hari igihe hari umwaka cyangwa ukwezi yigeze kuritanga, wenda uvuga uti iri jambo si ubwa mbere rije, turabimenyereye, niko bihora, icyo gihe rwose unsange inbox ubimbwire, hanyuma nanjye ngira icyo duciringa nk'abantu b'abagabo. Ibyo rero ikintu bishaka kutwereka ni iki? Birashaka kutwereka ko amakuru ari impamo. Amakuru ni impamo. Ntabwo nzi ngo ni mu kwa mbere cyangwa ni mu kwa kabiri cyangwa ni mu kwa gatatu, ariko birashoboka ko haba no mu kwa mbere, ariko amakuru yo ni impamo. Iyi update nta nubwo izongera kugarukamo, nta n'ikindi gihe yigeze kuba. Ubu ngubu rero nibwo ibaye Open Mainnet. Open Mainnet rero nta n'indi open izayikurikira rwose. Iyi update yitwa Open niyo rwose numva ishobora guhita ishyira ibintu ku musozo. Rero igisigaye buriya icyo twitegura se ni iki? Turitegura buriya, tugiye kuyitegura igiciro nicyo tugiye kwitegura. Hanyuma icyo tugomba gukora ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo dushyigikire GCV itazaza yahindutse, aho kugira ngo ihinduke imanuka hasi, ahubwo izahinduke izamuka. Kuyishyigikira rero nta kundi, ni ukwirinda za black market, ni ukwirinda ya makosa yose agenda kwa timu bagenda badukangurira kwirinda, hanyuma tukabasha kugira ngo tuzagere ku musozo w'uyu mushinga, cyangwa se no ku byifuzo byacu bigere ku musozo uko twabyifuje. Gire nta kindi kintu cyari kinzanye, ni update narinje kubabwira kugira ngo mbamare impaka, kugira ngo n'abantu bacitse intege rwose bongere bagire ka morale. Abantu bahora bavuga ngo n'ubundi ibingibi niko bizahora, niko bihora. Jye nafashe umwanya mfungura chat, njya muri chat, ndavuga ariko reka ndebe niba hari inkuru yigeze kugenda yongera igaruka, ndebe ko iri jambo Open Network ryigeze rigaruka, cyangwa se ubu ari nk'inshuro ya kabiri cyangwa gatatu rije, ku buryo abantu bashobora kuvuga bati ibingibi turabimenyereye, niko bihora.
iyi ni inkuru ishaje, ntabwo ari nshyashya mu matwi yacu, cyangwa ntabwo ari nshyashya mu maso yacu, ntabwo ari ubwa mbere iri jambo turibonye. Ndashakisha nkareba ukwezi, nkarenga ayo mezi, nkafata umwaka, ndareba nsanga ijambo open mainnet cyangwa se plutôt open network nta handi hantu nigeze mbona ryakoreshejwe. Ndavuga nti rero wa mugabo ari seriye, uko biri kose ibintu bigeze ku musozo. Kandi rero buriya mwihangane, kandi twihangane, ni akanya gato rega, ni akanya gato. Murabizi twubaha ibintu bibiri kuri iyi si ya Nyagasani, dukuyemo Imana ku bayemera, ubundi twubaha umukuru w'igihugu, tukubaha n'ifaranga. Rero habanza umukuru w'igihugu, hagakurikiraho ifaranga. Mwihanganye rero Donald Trump abanze arahire vuba aha ngaha, ubundi murebe ngo Pi network yacu irahita neza tuyishyikira mu biganza. Abantu bashobora kubyumva gutya bakavuga ati wowe ushobora kuba tutazi ibyo wahaze, tutazi ibyo wanyweye, tutazi iki, mukavuga ni views, ni subscribe twaraziguhaye, tureke. Njya mbibona uko mwirirwa muvuga bamwe, ariko hari n'abandi baba bakeneye kumenya amakuru, baba bakeneye no kumva inkuru nziza, aho kugira ngo bumve inkuru zibaca intege. Nuko rero bimeze open network. Kandi murabizi iyo ikintu cyabaye network kiba cyageze ahantu hose, kiba cyabasitinze, cyakwiragiye, cyatangiye kugaba amashami hirya no hino, bize kiri gutanga network. Open network rero nta yindi update dutegereje kuvuga ngo GCV yemejwe, hanyuma distribution coin yanyu cyangwa se y'amafaranga yanyu ku ma wallet yanyu, ku ma available balance mwayabonye, mutangire mukora ibikorwa, mutangire mukora imishinga, murya yanyu, nta kindi. Hanyuma ngira ngo murabibona, hagiye hatangazwa amakuru menshi, kandi ibintu bimwe biragenda bijya ku murongo. Ngira ngo hari gukorwa amatransferi muri transferable, zirimo ziragenda zijyaho, zirimo zirava muri unverified zijya kuri transferable, ziva muri transferable zijya kuri available balance. Hanyuma rero ubundi tugatangira rero tugategura, tugakora ibikorwa bikaze cyane, mpamya ko buri wese azavuga ati narakoze, hanyuma ibingibi bije ari igihembo. Nanjye ubungubu iki ni igihembo nanjye mbonye, nanjye ngomba kucyenjoyinga. Rero sasa ndumva rero ari ibyo, kandi tukomeza kubana umunsi ku wundi, bifuriza rero impera z'umwaka nziza n'intangiriro zawo nziza. Kubemera Noheli mukomeze muyiryoherwe, hanyuma abatayemera namwe mukomeze muryoherwe n'ibyiyumviro byanyu. Hanyuma kandi nanabifuriza bonane, umwaka mushya rwose mwiza, uzababere muhire, muzabarye, muzawurye. Hanyuma hano ni kuri Rukumbi TV, ubishatse ukande subscribe, utabishatse uyihorere.
wumva bikwenteresa wakanda subscribe ugakanda no kukazogera, hanyuma wakumva bitakwenteresa ukikomereza ukiyumvira amakuru gusa ukikomereza, nta kindi, ntabwo ari ikosa, ni amahitamo yawe. Hanyuma rero nkaba rwose mbashimiye cyane kuba tumaranye uyu mwanya ungana gutya. Muri ab'agaciro mwebwe mwakanze subscribe, muri ab'agaciro mwebwe mureba ibiganiro, muri ab'agaciro mwebwe mushyiramo comment, mukanda like, hanyuma ibiganiro byacu bigenda biza umwanya umunsi ku wundi, buri mwanya buri munsi, buri gihe. Ntabwo tujya ducika intege, ntabwo tujya dutezuka. Hanyuma rero ngaho mukomeze muryoherwe kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ni kuri Rukumbi TV, turabakunda cyane.